Ni agahinda gakomeye kandi gakomeye cyane ku bakristu, abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Aho biri kuvugwa kandi byamaze kwemezwa ko Papa Francis yamaze gushiramo umwuka. Birababaje rero kandi biteye n'agahinda kumva ko Pasika twizihizaho izuka ry'Umwami Yezu Kristu ari we bavuga ko ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, kuko izuka rye ariko ari ryo ryatumye Kiliziya Gatolika isakara ku isi yose. Bikaba rero bivugwa ko Papa yapfuye kuri uwo munsi wa Pasika. Iyi ngiyi ni Sun TV Rwanda online. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze hano, banza ukore subscribe kugira ngo inkuru zose zikomeze zikugereho gatanu kuri kagenzi kako. My name is Cyogere Cyimana, Cyogere a call big one, super artist Medema Rastaman. Biravugwa rero kandi byamaze kwemezwa ko umushumba wa Kiliziya Gatolika yamaze gushiramo umwuka, akaba yaramaze iminsi arwaye. Mu minsi ishize rero byaravuzwe ko Papa yapfuye, ariko ntibyemezwa neza, bamwe bakabyemera abandi bakabihakana. Akaba yararwariye rero mu bitaro bikomeye cyane, akaba kandi yarafite umwuka kwa kundi bagushyiraho imashini zikongerera umwuka, ariko abantu benshi bakavuga ko yapfuye. Byamaze kugaragara ko abavuzi bakomeze gukora iyo bwabaga, bakora ibishoboka byose, hanyuma aravurwa arakira. Byamaze rero gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye ko kuri uyu munsi wa Pasika aribwo Papa yashizemo umwuka. Biremezwa ko Papa yamaze gupfa. Abakristo rero Gatolika barababaye kandi barababaye cyane, bafite ikibazo gikomeye cyane. Bamwe baribaza bati ese koko nimba Papa yamaze gushiramo umwuka, umuyobozi uri buyobore Kiliziya Gatolika noneho arabuhe cyangwa se arava hehe? Abenshi kandi baribaza batese bishobora kugenda bite kugira ngo Kiliziya Gatolika yongere ibone umuyobozi nka Francis. Ariko abandi nabo bakavuga bati mu minsi yashize abapapa bose bagiye baboneka, hari abatubanjirije kugira ngo abamubanjirije kugira ngo bayobore Kiliziya Gatolika, ariko bagenda basimburana kugeza ubwo ejo bundi hashize nanone Francis nawe abonetse kugira ngo ayobore Kiliziya Gatolika. Abandi bakavuga bati uko bisa kose hagomba kuboneka undi mupapa akayobora Kiliziya Gatolika. Rero ni ubwihebe bukomeye cyane ku bakristu bagiye batandukanye, kandi ni n'agahinda gakomeye, ni n'ikibazo gikomeye cyane, ni n'umubabaro ukomeye cyane ku bakristu Gatolika bemera ko Papa ari umuyobozi mwiza kandi umuyobozi wa Kiliziya Gatolika wari uyiyoboye igihe kirekire kandi yiyoboye neza. Iyi ni Sun TV Rwanda, nk'uko bisanzwe iteka turakomeza kwihanganisha abakristu Gatolika, turakomeza kwihanganisha isi yose muri rusange. Umuntu wese ufite akababaro ko kubura umubyeyi, umushumba wa Kiliziya Gatolika, akomeze yihangane kandi akomeze yumve yuko bigomba kubaho. Umuntu Imana yaremye ibigomba kuzikongera ikamukuramo umwuka ikamusubirana kugira ngo ajye gusohoza ubundi butumwa. Nyine ko urabona ubutumwa yari amaze gusohoza ku isi ubwo bwari burangiye nyine, hanyuma agire kugenda nawe ajye mu ijoro asoza ubundi butumwa cyangwa se ajye ahandi hantu. Ariko uko bisa kose ari nayo mpamvu twihanganisha abakristu bose, abakristu Gatolika bakihangana bakagubwa neza ko Papa Francis ari mu ijoro kandi agiye kudutegurira aho natwe tuzaba. Mukomeze kugubwa neza rero abakristu, abayoboke ba Kiliziya Gatolika, mukomeze kwihangana, mukomeze gufatana mu mugongo, mukomeze kumva ko mwihanganye bikomeye cyane, kandi Imana yamutwaye izaduhereza undi nawe mwiza cyane kugira ngo azatuyoborere Kiliziya Gatolika.
Murakoze cyane rero, iyi ni Sun TV Rwanda online, njyewe ndi Cyogere Ekal, nimba utarakora subscribe